Ok. Mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe, amazina ni Kwibuka Jean Paul. Iyi ni YouTube channel ya KGP TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye na coin ebyiri muri cryptocurrency. Nk'ibisanzwe tuvuga ku bintu bitandukanye, haba ku buzima busanzwe, haba ku bikorwa bibera mu kagari ka Baziro, haba ku bworozi, haba ku makuru atandukanye. Ariko no ku bijyanye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, cyane cyane tekinoloji, nk'uko isi muri kubibona ko turi kwerekeza kuri cashless, gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bibiri, ku makoyini abiri, izisanzwe zitwa cryptocurrency. Eh, Izo cryptocurrency turaza kuganira kuri cryptocurrency ebyiri, iyitwa XRP n'iyitwa XLM. XRP and XLM ni coin ebyiri ziri muri cryptocurrency, ariko zifite akamaro zituzaniye. Zifite akamaro kanini zituzaniye mu bijyanye na transaction, cross border transaction, koherezanya amafaranga hagati y'amabanki hirya no hino ku isi. Uburyo waba uri mu Rwanda ukohereza amafaranga mu Bushinwa cyangwa mu Buyapani cyangwa muri Amerika, ariko bataguciye amafaranga menshi. Iyo ngiyo turaza kuyibona, ariyo XRP na XLM. XLM ni hagati y'abantu ku giti cyabo n'amabanki. XRP nayo ni uko, ariko XRP ikoresha icyitwa Ripple, turaza kukibona. Nk'uko mubibona rero, iyi ngiyi ni chat ya XRP. Nk'uko mubibona, igiciro cyayo tuvugana ubu ngubu cyari kigeze ku $3.1. Ndabyibuka mu kwezi kwa gatanu yavunjaga $2.5 n'ibice bigera nko muri 2 cyangwa 1. Igeze no kumanuka igera ku $1.6 mu kwa kane, ariko ubu ngubu iri ku $3. Hambere yigeze no kugera ku $3.5, ariko nk'uko mubibona ko uno munsi iri ku $3.1 n'ibice 12. N'abatindiye rero, tutangiriye kuri XRP coin. Hano turibaza ikibazo kigira giti: ese XRP coin zishobora kuzakoreshwa na za banki? Hano yego nibyo, XRP ishobora gukoreshwa na banki, kandi mu by'ukuri ibyo nibyo biri mu ntego nyamukuru ya Ripple Labs. Ibyo nibyo biri mu ntego nyamukuru ya Ripple Labs. Ripple Labs ubwo ni kampani iri inyuma ya XRP Ledger. Twakomeje ku gice turebye ku murongo wa mbere, ku ngingo ya mbere, uko XRP yakoreka ku rwego rwa banki, uko yakoreshwa ku rwego rwa banki. Ripple Lab yubatse urusobe rwitwa RippleNet, rugamije gufasha banki, ibigo byohereza amafaranga, remittance companies, n'ibindi bigo by'imari zikoresha blockchain. Blockchain narabibasobanuriye muri video zabanze. Ni uburyo, ni uruhererekane rwa za mashini zifashishwa muri ano mafaranga ya cryptocurrency. Iyo blockchain mu kohereza amafaranga ku isi yose byihuse kandi ku giciro gito mu rwego rw'urusobe. XRP ishobora gukoreshwa nka bridge currency, ni nk'ikiraro gihuza amafaranga yo mu bihugu bitandukanye. Urugero, banki A, tugiye gufata urugero, banki A yo muri Amerika, USA, ishaka kohereza amafaranga muri banki B yo mu Buyapani. Aho guhita ivunjwa mu mayeni. Amayeni ni amafaranga akoreshwa mu Buyapani. Amafaranga azavunjwa mbere muri XRP, agahita yoherezwa. Ni ukuvuga, uzafata amadolari muri Amerika, ubanza uyashyire muri XRP, uhita uyohereza mu Buyapani.
ubwo azagenda n'ubundi ari XRP kuko mu Buyapani ubwo naho bazaba bafite XRP coin kandi izaba ifite igiciro kimwe ku isi yose. Izahita iyavunjamo amayeni, ubwo uzahita ujya muri inoze muri exchange ukomvate XRP uyikomvate mu mayeni. Ibi bikorwa mu masegonda hagati ya 3 na 5, urumva ko ari igihe gitoya kandi fi iri munsi ya 0,01 by'idolari. Ubwo fi ni nariya bagukata, nariya bagukata ugiye kohereza, urabona n'uburyo iyo ugiye kohereza amafaranga kuri MTN mobile money hari amafaranga bagukata, ariko hano bakaba baza gukata ni idolari rya 0,01, ubwo ni nk'ibiceri ni nk'igiceri cy'ijana cyangwa nk'ibiceri 200 by'amanyarwanda. Uko byifashe ubu, Ripo ifite amasezerano cyangwa gahunda z'ubufatanye partnership n'amabanki n'ibigo by'imari hirya no hino ku isi, urugero SBI Holding yo mu Buyapani, Santander yo muri Espagne, Tranglo yo muri Asia Pacifique, banki zimwe muri Middle East Africa. Middle East ni ibihugu byo mu gice cy'isi cyo hagati nka za Israeli, za Irani, za Iraq, za Afghanistan, ibihugu nk'ibyo ngibyo. Gusa ntibikora kuri XRP gusa. Riponet ishobora gukora idakoresheje XRP. Hari banki zishaka blockchain tech ariko ntizikoreshe cryptocurrency. Ni ukuvuga hari amabanki ashaka gukoresha iyo Ripo, ubwo buryo bwa crypto, ariko uburyo bwa crypto bwa blockchain ariko zidakoresheje ama cryptocurrency. Ubwo XRP urabizi ko ari ama cryptocurrency. Dukomeje, imbogamizi zikiriho ni izihe? Turebe n'imbogamizi zikiriho. Amategeko regulations, urubanza rwa Ripo na SEC ni ukuvuga Central Exchange muri USA rwagiye rutuma banki, murabizi ko XRP yigeze kuregwa ibyaha ishinzwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko urwo rubanza nyine rwagiye rutuma banki zimwe zitega hano banditse nabi cyangwa zigategereza ibisobanuro, ubwo zagiye zitegereza ibisobanuro birambuye mbere yo gukoresha XRP, ariko urubanza ndabizi XRP ya kampani yabo yararutsinze. Ikibazo cy'ubushake bwa banki zimwe na zimwe nta bushake zifite, zishobora guhitamo gukoresha blockchain tech ariko ntizikoreshe XRP. XRP ni crypto kandi yamihindagurika mu biciro, ariko zurumva banki zimwe na zimwe ntizirabyumva, ahubwo zikayikoresha nk'uburyo bwo kwihutisha transaction ariko zikagumana ifaranga ryazo. Mu ncamake twanzura kuri XRP, yego XRP ifite ubushobozi bwo gukoreshwa na banki nk'ifaranga rihuza bridge currency, rihuza mu kohereza amafaranga ku isi yose. Hari zimwe zatangiye kugerageza no kurikoresha, ariko kwinjira ku rwego mpuzamahanga bikomeye bizaterwa no kwemererwa n'amategeko no kwiyongera kw'ikoreshwa rya blockchain mu rwego rwa banki. Icyo ni igice cya XRP. Tugiye ku yindi coin yitwa XRM. Hano ni kuri, ubwo turahita tujya kuri exchange, reka turebe exchange iri hafi yitwa OKX. Wabikize nawe wabikize uriya mwana se Narabyaye.
Ubu nari ndi kuri kodinga, hari ikiganiro nari ndi gukora. Mm. Ubuse sha turiga. Hari ibiboro nari ndi gukora sinzi ko ndi bubone umwanya. Mm. Hari ibiboro ngiye kwandika. Ntabwo ndi bupfe kubona umwanya pe. Nabonye ko nari nakinze. Nakinze. ubwo niwo mwanya utari buboneke reka nanjye ndebe ibindi mba nkora. Uraza ku wa mbere ntacyo. Mm. mbere ari n'utuntu ushaka kudobereza akoresheje Ntacyo. Mm. Ntabwo muramwihanganye namwe mbanze ndangize. Twakomeje nk'uko mubibona tugiye kuyitwa XLM. XLM zishobora kuzifashishwa mu guhanahana amafaranga. XLM ikoresha yakozwe na kampani yitwa Stellar Lumens. Zashyizweho mu by'umwihariko ngo zorohereze guhanahana amafaranga ku isi yose, haba hagati y'abantu ku giti cyabo, banki cyangwa ibigo byohereza amafaranga. Urugero nk'ikigo runaka kigiye gutera inkunga nk'u Rwanda gishobora kwifashisha buno buryo, cyangwa se nk'ikigo runaka kigiye gutera inkunga umushinga wawe cyangwa leta ishobora gukoresha ino Stellar Lumens. Bakafata amafaranga bakayakombata muri XLM coin bakayohereza. Ubwo mu Rwanda naho byasaba ko banki ikorana n'icyo kigo yaba ikoresha blockchain yemerera ino cryptocurrency coin yitwa XLM. Turebye ku ngingo ya mbere, intego nyamukuru ya Stellar ubwo ni ya kampani, ni ya tekinoloji ikoresha iyi XLM. Stellar ni blockchain payment network yashinzwe muri 2014 na Jed MC Caleb wafatanyije no gushinga Ripple. Ripple ubwo ni ya yindi twabonye hejuru ya XRP. Intego yayo ni uguhuza banki, ibigo by'imari n'abantu ku rwego mpuzamahanga, kugabanya ikiguzi n'igihe byo kohereza amafaranga transaction, guhuza ifaranga gakondo fiat n'ifaranga rya crypto. Ubwo urumva irimo ibice bibiri: kohereza amafaranga ku kiguzi gito kandi mu gihe gito, no guhuza ifaranga gakondo, urugero amanyarwanda, amafaranga y'u Rwanda cyangwa amarundi, amahera cyangwa amashiringi yo mu Bugande no muri Tanzania. Ubwo ntibikiri ngombwa yuko ugiye kohereza amafaranga umuntu uri muri Tanzania bibanza kujya guca kuri exchange bureau, forex exchange bureau ngo bakuvunjire mu mashiringi uyohereza ari amashiringi. Oya, uzajya ufata telefone yawe ufate amanyarwanda ashyire kuri mobile money cyangwa ku ikarita ya banki, uyakombate muri XLM, uyohereze uwo muntu aguhe aderesi yiwe, crypto address. ubwo ni uburyo bwa wallet akoresha, niba ari trust wallet cyangwa se niba ari exchange runaka, aguhereza address uyashyireho, nawe narangiza ayakombate mu mashiringi. Tugiye ku ngingo ya kabiri, uko XLM ikora mu guhanahana amafaranga. XLM ikoreshwa nk'ifaranga rihuza, bridge currency. Urugero, umuntu uri mu Rwanda ushaka kohereza amafaranga muri Philippines, amafaranga avunjwa muri XLM ku ruhande rwa sender, uwohereza akoherezwa kuri receiver, uwakira mu masegonda agahita avunjwa muri Philippine peso. Ubwo ni ifaranga ry'abanyafilipine. Transaction fee Stellar kuri Stellar ni nke cyane, hagati ya 0.004 by'idolari na 0.031 by'idolari, bigatuma ikoreshwa muri transfer ntoya. Ubwo ni ukuvuga niba ugiye kohereza amafaranga, ano mafaranga bagukatura n'akarigi
ni ibiceri bike cyane. Mu manyarwanda ni nk'amafaranga nk'abiri y'amanyarwanda cyangwa atatu. Urumva ko ari igiciro gitoya cyane. Kandi igihe cyo kwemeza transaction confirmation ni hafi y'amasegonda hagati y'abiri n'atanu. Ikoreshwa ku rwego rw'ibigo. Stella ifite partnership n'ibigo nka MoneyGram. MoneyGram ku bakunda kohereza amafaranga hanze barayizi. IBM World Wire ifasha ibigo by'imari guhana amafaranga ku isi hose. Franklin Templeton ikoreshwa mu gutunganya digital asset. Abantu ku giti cyabo bashobora kohereza amafaranga bakoresheje Stellar Network mu buryo butaziguye binyuze muri wallet zishyigikira XLM. Ubwo wallet zishyigikira XLM harimo nk'iyitwa ikoresha Stellar Network yitwa Robostra kuri Play Store irahari. Ushobora kujyaho ukajya ubikaho coin zawe za XLM, uretse ko ushobora gushyiraho n'izindi za coin nka XRP cyangwa Bitcoin cyangwa Ethereum, ariko ikunze gukoresha XLM. Urumva ni Stellar Network ni ya XLM. Mu ncamake, XLM ifite ubushobozi bwo gukoreshwa cyane mu guhanahana amafaranga. Ifite amahirwe menshi cyane mu bihugu aho amafaranga yoherezwa hanze ari menshi, kuko itanga umuvuduko wo hejuru n'igiciro gito cyane. Urugero, niba ushobora gukorera reka none tukore igereranya turebe, wenda ushaka kohereza amafaranga y'amadolari 100, ubwo ni 145 by'amanyarwanda. Reka hano baduhaye urugero, kohereza amadolari 100 ukoresheje banki isanzwe Swift transfer, uburyo busanzwe twari dusanzwe dukoresha. Ikiguzi igihe bifata ni hagati y'iminsi 2 n'itanu kugira ngo amafaranga agere ku muntu wenda uri muri Amerika cyangwa mu Butaliyani uri mu Rwanda ugiye kumwohereza amafaranga cyangwa we agiye kuyakohereza. Kandi banki kuwohereza imukata hagati y'amadolari 10 n'amadolari 35. Urumva ni amafaranga menshi. Banki yakira yo mu Butaliyani cyangwa muri Amerika ishobora nayo kongeraho gukata wa muntu ugiye kuyakira amadolari 5 na 15. Hari n'igihe amafaranga agabanywa n'amafaranga yo kuvunjisha. Urugero, ugiye kohereza amafaranga yo mu Rwanda ugasanga ifaranga ryo mu Rwanda ryatakaje agaciro ugereranyije n'iyero cyangwa USD idolari, ugasanga nanone ubihombeyemo. Hari igihe amafaranga ibyo twari tumaze kwibuka, amafaranga agera kuri receiver waba ari amadolari 80. Ubwo mu manyarwanda ni nk'ibihumbi 110 na bingahe na bitanu gutyo, ariko mu gihe wari ugiye kumwohereza ibihumbi 145. Bitewe n'ibiciro byo kohereza no kuvunjisha nabyo ugasanga ubihombeyemo. Ibindi bikunda kugira ibibazo bya delay, gutinda, cyangwa za compliance check, cyangwa bamwe baceka abakora muri banki bacekinga amafaranga ahantu yavuye, ahagiye, icyo agiye gukoreshwa, umuntu wayohereje se nta byaha afite, nta bibazo afite byo kuvuga ngo wenda ni amafaranga ari kohereza mu buryo butemewe n'amategeko, ugasanga biratinze. Yari amafaranga menshi. Kohereza amadolari 100 ukoresheje Stella ya XLM twari turi kuvuga bifata hagati y'amasegonda 2 n'atanu. Urumva bivuye ku minsi 2 hagati y'2 n'itanu bigeze ku masegonda none. Urumva ni ibintu byiza cyane. Kohereza rero ayo bagukata twayibonye hejuru ko ari bashobora gukata amadolari 100. Niba wohereje amadolari 100 bashobora gukata nk'igiceri cya rimwe cyangwa cyabiri cy'amanyarwanda, mu gihe twabonye ko bagukataga nk'ibihumbi 10 na bingahe, 15 cyangwa 35. Amafaranga agera kuri receiver hafi ya yose 100 ashobora kumugeraho, amadolari 100. Ibindi bikorera kuri blockchain biraboneka 24 kuri amasaha 24 kuri 7. Nta banki zigomba kwemeza transfer. Urumva ni hagati y'umuntu ku giti cye
n'uwakira, uwohereza n'uwakira ni mwe mugomba kumenya ibyanyu, ntabwo banki izizamo, niyo mpamvu bigabanya cya gihe byafataga. Ndumva twafata umwanzuro kuri noze nk'uko mubibona Stella irusha banki isanzwe umuvuduko guhenduka kandi ikohereza amafaranga hafi ijana ku ijana by'uwo by'uwohereje, uwakira nawe agafata ayo wamwohereje hafi yose. Niba ari amadolari ijana ushobora kumugeraho amadolari ijana cyangwa bakaseho utwo duce akamugeraho ari amadolari 99.9 ku ijana, bityo ikaba ifite amahirwe menshi yo kwifashishwa mu guhanahana amafaranga. Ariko aha ngaha biragoye, sinzi ko banki zizabyemera bitewe n'uko urumva hari abakozi bazagenda basezererwa mu kazi, imirimo izagenda ibura. Murakoze, ndumva twari tuganiriyeho kuri ibyo ngibyo, hari byinshi mwungutse. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kumenya no gukomeza gukurikirana amakuru y'ikoranabuhanga turi kwinjiramo ya blockchain. No mu Rwanda mwumvise ko bagiye kuzana icyitwa CBDC, Central Bank Digital Currency, nayo twigeze kuyivugaho, ariko ndifuza ko twazongera tukayiganiraho. Murakoze, Imana ibarinde. Guseka se Wari kuri radiyo oya, nari ndi kuri coding bisanzwe. ujya kuri yutubu Mm, ndaza kumva umusore agakora. urashyiraho n'ishusho nini. Ntukore kuri konti abandi bagiye kureba. Ese birandeba njyewe. Bagiye bari kubona. Mm.